AI muri Afurika, ejo hazaza hari mu maboko yacu. Hari umugabane umaze imyaka myinshi uvugwaho nk'uwasigaye inyuma, ariko se byagenda bite niba ariyo izayobora isi mu gihe cya AI? Uyu munsi ni part 20 final episode ya seri yacu kuri AI. Uyu munsi nituvuga gusa tekinoloji, turavuga Afurika. Afurika iri hehe mu gihe cya AI? Isi irimo guhinduka ku muvuduko udasanzwe. Amerika, Ubushinwa, Europe barimo gushora imari muri AI. Barimo kubaka amarobo, autonomous cars, systeme zikoresha ubwenge bw'ubukorano. Ariko se Afurika yo iri he? Hari ibibazo byinshi, harimo internet itaragera hose, amashanyarazi adahagije, abashoramari bakeya, ubumenyi butaravangwa ku rwego ruhagije. Ariko hari n'amahirwe akomeye cyane, kubera ko Afurika ifite abaturage benshi b'urubyiruko, abantu bafite creativity idasanzwe, abifuza kwiga no guhindura ubuzima. AI rero ishobora kuba amahirwe atazigera abaho mbere hose. None AI ishobora gufasha Afurika ite? AI ishobora gufasha mu buhinzi, ibyo bita predicting weather cyangwa se soil analysis, ndetse ishobora gufasha mu buvuzi, ari byo bita diagnosis yihuse mu bice bya kure. Nanone ishobora kuba yagufasha mu burezi, harimo online tutoring, harimo no gufasha mu bucuruzi no mu guhanga imirimo mishya. Tekereza umusore wenda wo mu cyaro ufite smartphone gusa, abashobora kwiga coding akoresheje AI, abashobora gukora business online, ashobora no kubona abakiriya hanze y'igihugu. Ibi ni ibintu mbere byabaga bitoroshye, nyine bitapfaga kubaho cyane ngo bibone mu bigo bworoshye. Ni amahirwe rero ku rubyiruko rwo muri Afurika. Ariko niba tutitonde, niba Afurika ititeguye, tuzaba abakoresha AI gusa ntitube abayikoresha. Tuzagura tekinoloji aho kuyubaka, tuzakomeza kuba inyuma mu bukungu. Iyo utayobora ikoranabuhanga, niryo rikuyobora. None ni uruhe ruhare rwawe nk'umuntu urimo urareba ino video? Yego, ni wowe ndimo ndabwira. Ntukibaze ngo ibi birareba abayobozi gusa, bireba abanyeshuri, abacuruzi, abarimu, abanyamakuru, abashaka gutangiza business. Kwiga AI rero si ukwiga robo gusa, ahubwo ni ukwiga gutekereza mu buryo bushya. Mbere yuko dusoza rero, reka mbabwire ikintu gikomeye cyane. Niba wararebye kuva kuri part 1 kugeza kuri iyi part 20, uramutse uri hano none ukaba ukiyikurikiranye, uri umuntu udasanzwe. Wahisemo kwiga, wahisemo gusobanukirwa ejo hazaza, wahisemo kudasigara inyuma. Ibi byonyine ni intambwe ikomeye mu buzima bwawe. Seri twakoze ntabwo ari iyo gutinya AI, ahubwo yari iyo kuyisobanukirwa. Niba hari icyo byaguhaye, ubu ngubu ufite ubumenyi, inspiration, courage cyangwa se igitekerezo cya business, menya ko urugendo rwawe rutangiye ubu ngubu. Niki byabamari? Muri parti zose twavuze, AI n'amarangamutima, AI mu mashuri, inkuru zitangaje, uruhare rwa AI muri sosiyete, ibi byose byari kubafasha gutekereza kure, kutemera ibihuha, gukoresha AI neza, gutangira kubona amahirwe aho abandi babona ikibazo. Iyo ufite ubumenyi ntugira ubwoba bwinshi. Ubwo rero niba iyi seri yarakugiriye akamaro, kanda like, usharing ino video, wandike comment umbwire n'icyo wungutse, kandi cyane komeza gukurikira ino channel. Iri ntago ari iherezo, ahubwo ni itangiriro ry'indi stage. Tuzinjira mu bindi byimbitse kurushaho, harimo wenda nka business na AI, online income, Africa innovation, cyangwa se tech securities muri AI. Ndangiye kwakora wenda playlist ya cyber security na AI. Afurika rero si umugabane ukeneye gufashwa, ahubwo ni umugabane ukeneye kwiyizera. AI ntizaza kudisimbura, izafasha abatiteguye. None ikibazo ni iki? Ese wowe uriteguye? Gihe twabanye nitwaga James, murakoze cyane, duhuriye mu zindi seri. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe, Sibo James Tech and AI.